tubahaye ikaze kuri Mbwira Rwanda. Kurota igikorwa kiba kuri buri muntu wese, nk'uko ubushakashatsi butandukanye bigaragaza, bwatangaje yuko abantu bose bashobora kurota, ariko hari impamvu bavuga ko batajya barota, hari uko barota bakabyibagirwa. Abahanga bavuze ko mu gihe urose ibintu bisa n'ibyo wiriwemo cyangwa se bifitanye isano n'ibyo wari urimo gukora, izo nzozi ziba zidafite igisobanuro kinini. Ahubwo mu gihe urose ibintu bidafitanye isano n'ibyo wari urimo, ibyo bishobora kuba bifite igisobanuro gikomeye. Ariko ibi nabyo ntabwo bikora ko hari abantu bafite impano zo kurota bagakabya inzozi, maze yarota ibintu bikaza neza neza nk'uko yabirose, nta cyahindutse na kimwe. Ushobora kuba ufite iyo mpano ariko ntubimenye, kuko utajya wita ku nzozi urota cyangwa ntumenye ubusobanuro bwazo. Mu buryo bw'iyobokamana, kurota ni uburyo Imana ivugana n'abantu bayo. Hari ubwo inzozi zituruka ku Mana. Bibiliya yerekana ko Imana ikoresha inzozi kugira ngo iganire n'abantu, ibabwire ibyo igiye gukora, ibaburire cyangwa ibahumurize. Izo zishobora kuba ubutumwa bw'ubuhanuzi cyangwa impanuro, uko byabaye kuri Yosefu mwene Yakobo cyangwa Daniyeli. Imana bahishuriye ibihishwe binyuze mu nzozi. Akenshi Imana ashaka kugira ikigira, akenshi yabicishaga mu nzozi. Inzozi zishobora no kuva mu bitekerezo by'umuntu. Hari inzozi zidafite inkomoko y'umwuka, ahubwo zituruka mu bintu umuntu aba atekereza cyane cyangwa ahangayikishijwe nabyo. Ikindi, hari n'inzozi zituruka mu mbaraga mbi. Satani we ashobora gukoresha inzozi mu buryo bwo guhagarika umuntu umutima, kumutera ubwoba. Satani akamuha impamvu nyinshi zitandukanye zo kumubangamira mu buzima bwe. Niyo mpamvu abantu b'Imana bagirwa inama yo gusenga no kwitondera buri nzozi babonye, kuko si zose ziba ziturutse ku Mana. Niyo mpamvu uyu munsi twabateguriye kubasobanurira ko turi gukora ikizami. Niba nawe dukurikiye ushaka hari inzozi twagusobanurira, zandike hasi muri komenti, ubutaha tuzazihera tuzisobanura. Kuri turi gukora exami, mu bisanzwe bifite ubusobanuro butandukanye bitewe no kubifasha muri izo nzozi. Dore ubusobanuro bukunze gutangwa. Ubwa mbere, niba uri gukora ikizami kandi uri kugikora neza, ibi bishobora gusobanura ko ufite icyizere mu byo uri gukora. Ikindi, bishobora no kwerekana ko uri umuntu witeguye neza guhangana n'ibigeragezo mu buzima. Ubundi busobanuro bwa kabiri, niba uri gukora ikizami kandi ukabura ibisubizo cyangwa ukagira ubwoba, bishobora gusobanura ko ufite ubwoba bwo gutsindwa cyangwa gutakaza icyizere. Ikindi, ni ikimenyetso cy'uko hari ikintu mu buzima utiteguye neza cyangwa wumva ko utujuje ibisabwa. Ubundi buryo bwa gatatu, kurota wabuze aho wicara muri exami cyangwa ugasanga ikizami gikomeye cyane. Ibi bikunze kwerekana ihungabana cyangwa igitutu uri gucamo mu buzima busanzwe. Kandi ikindi, ibi bishobora no kuba ubutumwa bwiza bwo kwitegura neza mu byo urimo cyangwa ugiye gukora. Ubundi buryo bwa kane, kurota ukora ikizami ariko gishobora guhagarikwa cyangwa kigasa n'igisubitswe. Ibi bivuze ko hari gahunda cyangwa intego ushobora kudasoza kubera imbogamizi. Mu ncamake, kurota ukora ikizami ni inzozi zihuriweho n'abantu benshi, kandi akenshi ziba zivuga igeragezwa, ipimwa cyangwa icyemezo gikomeye uri hafi gufata. Noneho reka turebe mu buryo bw'iyobokamana kurota uri muri exami icyo bisobanuye. Kurota uri mu kizami bifite igisobanuro gikomeye, uko biganisha ku igeragezwa riturutse ku Mana cyangwa ku mwuka w'icyaha. Dore ubusobanuro bugiye n'imyizerere ya Gikristo n'indi myizerere y'ubuhanuzi. Icya mbere, ikizami ni igeragezwa ry'Imana. Bishobora kuba ikimenyetso cy'uko Imana iri kukugerageza kugira ngo imenye kwizera kwawe, kwihangana n'ubudahemuka bwawe. Akenshi byumvikanisha ko hari intambwe nshya ushobora kwinjiramo, ariko baza gucishwa mu bigeragezo nk'uko byagendekeye Aburahamu, Yobu cyangwa Yesu ubwe. Dusomye nko mu Baroma ibice 5:3 kugeza ku 4, haravuga ngo, kandi twishimira gusa ibyo, ahubwo tunishimira ibitugerageza, kuko tuzi yuko ibitugerageza bizana kwihangana, kwihangana kuzana kugororoka, kugororoka kuzana ibyiringiro. Nanone, kurota uri mu kizami bishobora kuba nk'ubutumwa bwo kwikosora ubuhawe n'Imana. Niba warose uri mu kizami kandi ukabura ibisubizo cyangwa ukumva wigunze,
bishobora kuba ubutumwa bwa Mwuka Wera bukwereka ko hari aho utari bwo kugenda neza, hari aho utari kugenda mu kuri cyangwa mu bushake bw'Imana. Ikindi ni ubutumwa bugusaba kwisuzuma, gusenga no kwisubiraho. Nanone kandi Satani ashobora kukugerageza. Hari igihe umuntu arota ari mu kizamini bigoye cyane, yabuze aho yicara cyangwa yangiwe gukora neza. Ibi bishobora kuba ari ibitero by'umwanzi Satani wifuza kuguca intege cyangwa gutera urujijo mu gakiza. Kandi nanone mu buryo bw'iyobokamana, kurota uri mu kizamini bishobora kuba ari inzira yo kugukuza mu gakiza. Imana ikoresha ibigeragezo ngo umuntu akore mu kwemera no mu mubano nayo. Niyo mpamvu kurota ikizamini bishobora kuba ubutumwa bw'uko igihe cyawe cyo gukura no gukuza impano zawe mu mwuka kigeze. Reka dusoreze kurota mu kizamini cyo kubona uruhushya rwo gutwara imodoka, perime. Ibi bifite igisobanuro gikomeye cyane, haba mu buryo busanzwe cyangwa mu buryo bw'iyobokamana. Mu buzima busanzwe, kurota uri gukora ikizamini cy'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, ibi bigaragaza ko uri mu gihe cyo kwitegura kwinjira mu cyiciro gishya cy'ubuzima cyangwa gufata inshingano nshya. Imodoka isobanura ubuzima bwawe cyangwa icyerekezo uriho. Iyo uretse gukora ikizamini, ni nko gusaba uburenganzira bwo kuyobora ubuzima bwawe ku rwego rushya. Kandi nanone ibi bisobanuye ko ugomba kumva ko ugomba kugerwa cyangwa gusuzurwa kugira ngo utere imbere. Noneho mu buryo bw'iyobokamana, kurota uri mu kizamini cyo gutwara imodoka bisobanura igeragezwa ryo kwemerwa kuyobora. Imodoka ishushanya ubuyobozi, icyerekezo cyangwa umurimo w'Imana yaguteguriye. Kurota uri mu kizamini cya perime bishobora kuba ubutumwa kuko uri mu gihe cy'igeragezwa ngo Imana imenye niba ushobora kuyobora inshingano runaka, umuryango, umurimo, itorero, ubucuruzi n'ibindi bitandukanye. Kurota uri mu kizamini cy'uruhushya rwo gutwara perime bishobora kuba ubutumwa bwa Mwuka Wera bukwereka ko ugiye kwinjira mu bihe bishya, ariko ukeneye gusenga no kwitegura kugira ngo uzabigereho. Ikindi kandi, niba warose ugize ibibazo muri icyo kizami, urugero ntugikore neza, ubura ibisubizo, wambaye nabi, imodoka yangiritse, ni ikimenyetso cyo ko hari imbogamizi za mwuka cyangwa ibyaha bishobora kubuza kwinjira mu byo Imana yakugeneye. Rero ibi bisaba gusenga, gusaba imbabazi no kwisuzuma. Nanone niba warose utsinze neza, ibi bisobanuye ko ni ikimenyetso cyo kuba wakomeje kwihangana no kwizerwa. None Imana igihe uguha uburenganzira bwo kwinjira mu nshingano cyangwa mu mugambi wayo. Dore icyo umukristo agomba gukora nyuma yo kurota izi nzozi. Icya mbere, senga, usaba Imana kukwereka neza icyo izo nzozi zishaka kukubwira. Ikindi, saba imbaraga zo gutsinda ibyo bigeragezo no guharanira kuba ubushake bw'Imana. Ikindi, isuzume. Birashoboka ko hari aho waba utari mu kuri cyangwa ukwiye kwisubiraho. Ni naha dusoreje ubusobanuro bw'inzozi z'uyu munsi, dushimira mwese twakomeje kubana. Nawe habaye hari inzu ushaka tugusobanurira, watwandikira hasi muri comments twe gusobanurira. Murakoze, Imana ikomeze kubana namwe.